mama w'uyu mwana byaramubabaje cyane, hanyuma atangira gusererana papa we, ndetse bikanavugwa ko n'umuryango watangiye kubihagurukira kugira ngo ube wajyana ya mpano mu rukiko. Ngo impamvu nuko ya mpano ubwo yaje gukora ikiganiro yavuze ko ngo umwana we yapfuye, hanyuma abantu batangira kugenda babihuza n'ubundi na ya video yashyize ku mbuga nkoranyambaga ariyo y'uyu yari ari kumwe n'uyu mwana utaruwe, hanyuma abantu batangira kugenda bandikaho ngo rest in peace, aho bavugaga uyu mwana. Mama w'uyu mwana rero yaje kuza kuba yahaguruka, aho ari gukomeza kugenda ahinyuza abakomeje kugenda bavuga ko ngo uyu mwana yapfuye, aho ari gukomeza kugenda yerekana ifoto y'uyu mwana agaragaza ko uwo mwana atapfuye cyangwa se akiri muzima, ngo ni nyuma yuko umuryango we umwokeje w'igitutu ukomeje kugenda ubona inkuru zikorwa zivuga ko ngo uyu mwana yitabye Imana, ndetse bagikomeza no kugenda babaza mama w'uyu mwana igihe yaba yaramubyaranye na ya mpano, kandi bazi neza papa we. Nibwo rero uyu mama w'uyu mwana yakomeje kugenda atanga ubusobanuro avuga ko ya mpano atarakwiye kugenda akwirakwiza ibihuha, avuga ko ngo umwana yapfuye, ndetse akomeza no kugenda amwitirira kubera ko umwana ntabwo ari uwe, ahubwo yari yamutijwe kugira ngo amwifotorezeho, ariko kandi nanone uwo mwana ntabwo yapfuye kubera ko uwo mwana akiriho. Uriya mwana ntabwo ari uwo ya mpano twe turi Nyamirambo. Yego. Arangije aratubwira tumuhereze umwana muterura. Yego. Ntabwo wakimana umwana. Nk'uko undi muntu yasaba nyine guterura umwana. Nk'uko undi muntu asaba guterura umwana. Yego. Turamumuhereza araterura. Afata video. Ndabona nushyire ku mbuga nkoranyambaga uyu mwana aracyari mutoya kandi se ntabikunda. Yego. Abyemera ko atari bumushyireho. Yego. Kandi sorry gato muce mwijambo Kizo Empire. Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire. Mbahaye ikaze mwe tugiye kubana muri iki kiganiro, mbibutsa ko nge muba muri kumva munareba ni Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Empire. Nimero uba uri kureba aho ngaho kuri screen yawe, iyo ngiyo niyo twandikiraho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone nimba hari business wifuza kumenyekanisha, icyo gihe turavugana hanyuma tukaba twabimenyekanisha kandi ku giciro gito cyane nk'icyo muneke. Hanyuma uyu munsi wa none ndagira ngo n'ubundi munyemere tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none ndagira ngo tujye ku muntu bita ya mpano, aho byaje kugaragara ko yabeshye abanyarwanda cyangwa se yafashe umwana muzima, nyamara uwo mwana akaba atari nowe, yangiza akavuga ko uwo mwana yapfuye. Ni byakomeje kugenda bisakuza ku mbuga nkoranyambaga. Hano turaza kumva amajwi ya nyina w'uwo mwana ya mpano aherutse gutangaza ko yitabye Imana, hanyuma tugire n'ibindi tuza kumenyera muri iki kiganiro. Reka nkwibutse ko uyu ya mpano kugeza uyu munsi wa none hari amakuru avuga ko ngo atakibarizwa hano ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ko ngo bishoboka ko aherereye mu gihugu cya Uganda. Ibyo ngibyo ni biri kuvugwa gusa, ariko na ya mpano we n'ubundi akomeje kugenda apostinga akora ama-challenge y'indirimbo ze nkaho nta cyabaye. Ni mu gihe mama w'umwana we yakomeje kuvuga ko aramujyana mu nkiko, ariko kandi nanone adasize abakomeje kugenda bakoresha ifoto y'umwana we bavuga ko uwo mwana yapfuye kandi nyamara umwana akiriho. Ati byagenze gute rero? Ndagira ngo muntize iminota mike cyane hanyuma mbabwire kuri buri kimwe gifite aho gihuriye n'iyi nkuru, ariko kandi nanone mbere yuko twinjira muri iyo nkuru nyirizina, reka mbanze mbibutse ko ku munsi w'ejo aribwo Aperi ndetse na Rayon byakinnye kuri stade Amahoro, hanyuma Rayon Sport igatsindwa ibitego 4-1, ariko nanone bikavugwa ko byatewe n'umukoca cyangwa se n'umutoza wapanze ikipe nabi, hanyuma hakaza kuza habamo gutsindwa. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko ku munsi w'ejo ni nabwo umuntu bita Aisho Speed yagaragaye hano mu mihanda yo mu Rwanda, ariko nanone uko ngewe nabonye nta kidasanzwe cyangwa se yarakabirijwe, kubera ko narebye ikizima yakoze ndakibura, ariko buriya wenda wasanga ari ngewe ushobora kuba wararebye nabi, wenda abandi bo bafite icyo byabamariye. Ariko icyo nabonye cyo nuko nubundi Aisho Speed kuba yaraje hano mu Rwanda cyangwa se nubundi kuba yaraje cyangwa se no kuba atari kuza nubundi
uko byavugwaga ko naramukaje nategereje ko hari igihinduka ndakibura, ahubwo nabonye ko bishobora kuba ari ibintu byakabirijwe. Hanyuma rero ibyo ngibyo reka tubirenge twinjire ku kibazo cya ya mpano nyirizina. Ngira ngo ya mpano mu minsi yashize ubwo aheruka gukora ikiganiro kwa M Irene cyangwa se MI Empire, yavuze ko ubwo video y'ubwambure ye yasohokaga hanyuma akaza kugira igisebo bigatuma yurira indege akajya mu gihugu cy'Ububiligi ndetse no mu Bufaransa, ngo ubwo yari ari mu ndege yaje kwakira ubutumwa cyangwa se telefone imubwira ko umwana we ngo yitabye Imana. Kandi nimba mubyibuka neza ya mpano ku mbuga nkoranyambaga yigeze gushyiraho video, ngira ngo ni video iri kuri account ya Aga Promoter, aho yavugaga ko ya mpano ngo yerekanye umwana we mu mashusho. Iyo urebye mu mashusho cyangwa se nimba uri kureba ako ka video, ya mpano murabona ko ari kumwe n'umwana, hanyuma akaba ari kumwe n'undi mukobwa ariko utandukanye n'ubundi n'uwo abantu bari bazi ko ari umugore wa ya mpano. Ati byagenze gute rero? Ubwo ya mpano ndetse na Aga Promoter ndetse n'uwo mukobwa muri kureba kuri ayo mashusho, ubwo bari kuri restaurant imwe ya hano i Nyamirambo aho bita kwa Kibonke Clapton, ya mpano yagize gutya ababonye akana gatoya k'umwaka umwe karimo karamutamba iruhande, hanyuma ya mpano asaba mama we ko uwo mwana yamwifotorezaho. Mama w'uyu mwana yaramubwiye ati nta kibazo, ariko mu kumwifotorezaho ntuzabipostinge kubera ko uyu mwana aracyari mutoya, kandi na papa we ntabwo abikunda ko umwana we yajya ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko no kuri WhatsApp cyangwa se kuri status ya WhatsApp biragoye cyane ko papa we yabyemera. Arababwira ati mumwifotorezeho ariko umwana wanjye ntimumushyire ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe akaba yarabibwiraga ya mpano ndetse n'uwitwa Aga Promoter kubera ko ari we wafashe kano ka video. Icyo gihe bari kuri restaurant y'uwitwa Kibonke Clapton. Ya mpano icyo gihe yari ari kumwe n'uyu mukobwa muri kureba kuri ano mashusho, ariko mama w'uyu mwana ntabwo yigeze agaragara ku mashusho. Hanyuma Aga Promoter kimara gufata ino video haciyeho nk'iminsi 3 nibwo we na ya mpano bageze gutya barangije ya video bababujije cyangwa se ya shusho y'umwana babujije gushyira ku mbuga nkoranyambaga, nibwo bahise bayishyira kuri account ya Aga Promoter. Arangije yandikaho ngo ya mpano yerekanye umwana we, kandi nyamara mu by'ukuri uwo mwana atari uwe. Mama w'uyu mwana byaramubabaje cyane, hanyuma atangira guserera na papa we, ndetse bikanavugwa ko n'umuryango atangiye kubihagurukira kugira ngo ube wajyana ya mpano mu rukiko. Ngo impamvu nuko ya mpano ubwo yaje gukora ikiganiro yavuze ko ngo umwana we yapfuye, hanyuma abantu batangira kugenda babihuza n'ubundi na ya video yashyize ku mbuga nkoranyambaga ariyo y'uyu yari ari kumwe n'uyu mwana utaruwe. Hanyuma abantu batangira kugenda bandikaho ngo rest in peace, aho bavugaga uyu mwana. Mama w'uyu mwana rero yaje kuza kuba yahaguruka, aho ari gukomeza kugenda ahinyuza bakomeje kugenda bavuga ko ngo uyu mwana yapfuye, aho ari gukomeza kugenda yerekana ifoto y'uyu mwana agaragaza ko uwo mwana atapfuye cyangwa se akiri muzima. Ngo ni nyuma yuko umuryango we umwokejeho igitutu ukomeje kugenda ubona inkuru zikorwa zivuga ko ngo uyu mwana yitabye Imana, ndetse bagikomeza no kugenda babaza mama w'uyu mwana igihe yaba yaramubyaranye na ya mpano, kandi bazi neza papa we. Nibwo rero uyu mama w'uyu mwana yakomeje kugenda atanga ubusobanuro avuga ko ya mpano atarakwiye kugenda akwirakwiza ibihuha avuga ko ngo umwana yapfuye, ndetse akomeza no kugenda amwitirira kubera ko umwana ntabwo ari uwe, ahubwo yari yamutijwe kugira ngo amwifotorezeho. Ariko kandi nanone uwo mwana ntabwo yapfuye kubera ko uwo mwana akiriho. Ibyo ngibyo bikaba biri kuvugwa na mama w'umwana ndetse na musaza wa mama w'uwo mwana, aho bakomeje kugenda bahinyuza itangazamakuru bavuga ko ya mpano agomba kugaruka agakora ikindi kiganiro avuga ko yabeshya abanyarwanda ndetse ko nta n'umwana yigeze. Ibyo ngibyo hakaba harimo haribazwa impamvu yaba yarabikoze ibintu byo kuba yaravuze ko umwana we ngo yapfuye, kandi nyamara nta mwana yigeze abyara. Ariko kandi nanone uyu mama cyangwa se uyu mubyeyi w'uyu mwana we icyo ashaka ni uko agomba kuza kubwira abanyarwanda, ya mpano akaza agakora ikiganiro n'ubundi akabwira abanyarwanda akababwira ko umwana bakomeje kugenda bashyira ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko atari we cyangwa se atari uwe, hanyuma ibyo ngibyo bikaza kuza kuba byaba kiriya gusa. Ariko mu majwi mfite hano
mama w'umwana aravuga ko ngo yaganirije umunyamategeko amubwira ko ibyo ngibyo bigize icyaha, kuba yariyitiriye umwana utari uwe kandi umwana afite papa we, ndetse noneho akaza no kurenzaho akaza kuvuga ko ngo uwo mwana yapfuye kandi nyamara umwana ariho. Ese ya mpano araza ibingibi kubicikira he? Ese ya mpano koko mu by'ukuri yaba afite umwana we bwite waba waritabye Imana, wenda abantu bakaza kwibeshya bakabihuza n'aka ka video? Ese byaba byaragenze gute? Amakuru nk'uko nabikubwiraga, amakuru angeraho avuga ko ya mpano ashobora kuba atari ku butaka bw'u Rwanda, ngo ahubwo ashobora kuba ari mu gihugu cya Uganda, ngo akaba ariho aherereye. Gusa ariko ku mbuga nkoranyambaga ze ziri gukomeza kugenda zikorwa nkaho nta cyabaye, zikoreshwa nkaho nta cyabaye, kubera ko no mu kanya gashize cyangwa se mu masaha make yashize aherutse gupostinga n'ubundi video ari gukora challenge y'indirimbo bita Isi, aho ari kumwe n'uriya mugore mwabonye mu mashusho y'ubwambure bwabo bita Uwineza Diane, bigaragaza ko wenda hari undi mubano bagifitanye, cyangwa se wenda akaba ari andi mavideo yari afite kuva kera, akaba ubu ngubu aribwo arayasohora, dore ko uyamana we yavuze ko ngo batandukanye cyangwa se batakiri kumwe, cyangwa se batakiri kuvuga rumwe. Nayo makuru rero nari mbafite, ariko wenda tugana ku musozo reka mbanze kwanza ngushyireremo amajwi ya mama w'uyu mwana ahari gukomeza kugenda abyivugira, avuga ko ngo ya mpano ashobora kuba yajyanwa mu nkiko kubera ibyo yakoze bigize icyaha. Reka wumve amajwi ya mama we, hanyuma ngewe reka mbashimire cyane mwe mwari mugeze kuri uyu munota mukinkurikiye, ariko kandi nanone mbibutse ko mugomba gukanda subscribe kugira ngo umuryango wa Kizo Empire ukomeze utere imbere. Nge wumvaga ni Kizo, iyi ni Kizo Empire, hanyuma umva amajwi ya mama w'uyu mwana aho ari gukomeza kugenda avuga ko ya mpano yamuhemukiye ndetse ko agiye no kumusenyera urugo. Yiyitirira umwana wanyu kugeza ku rwego avuga ngo umwana wanyu yatabarutse. Se koko uriya mwana n'uwe? uriya mwana ntabwo ari uwo ya mpano. Ntabwo ari uwo ya mpano? Ya mpano twe turi Nyamirambo. Yego. arangije aratubwira tumuhereze umwana muterura. Yego. Ntabwo wakimana umwana. Nk'uko undi muntu yasaba nyine guterura umwana. Nk'uko undi muntu yasaba guterura umwana. Yego. turamumuhereza araterura. Afata video ndabona nushyire ku mbuga nkoranyambaga uyu mwana aracyari mutoya kandi se ntabikunda. Yego. Abyemera ko atari bumushyireho. Yego. Kandi sorry gato muce mwijambo kugira tuga. Icyo gihe ubimusaba ntabwo yari kugira ngo atamushyiraho muri ibi bihe. Wamusabaga nta mupostinge, gupostinga bisanzwe gusa. Kuri mwana ari mutoya ndambwira ntupostinge uyu mwana ni mutoya ise nta nubwo yabyemera. Yego. Ambwira ko atari mupostinge. Hashize iminsi mubona kuri TikTok. Ndanamwandikira ndambwira ati kuki wapostinze umwana narabikubujije. Message yanjye irayisiba ndamwihorera. Ejo bundi mbwa nagiye kubona mbona arimo arapostinga ngo umwana we ngo yapfuye. Kuki arimo aratwicira umwana? Umwana wacu ni muzima, si umwana wiwe. Na postinga umwana we wapfuye ariko postinga umwana wacu. Uriya mwana ni muzima, bwe n'amafoto ye ndayafite dore nguyu. Bivuze ngo we ni muzima. Yego, amafoto turayabaha. Bivuze ngo we nashyize kunoza nateye comment kuri TikTok ahantu hose abanyamakuru bagiye basaba postinga. Yego. Kiraho zose kiraho ifoto y'umwana bati witwicira umwana ariho. Message zose bazisibye. Bivuze ngo iyo video yayifatishije telefone ye. Yayifatishije telefone yiwe banamuhamagaye ngo kwitaba. Bahamagaye inshuro ebyiri zose. Ariko ibyo mubiziranyeho yuko mwamubujije gupostinga umwana atanagize icyo kibazo mbere. Kandi umwana yari akiri muto icyo gihe. Umwana yari mutoya, nubwo aracyari mutoya. Yego. None maratwicira umwana kubera iki ko umwana wacu ariho. Na comment aho mugerageje kuzishira. Nagiye zose nanditse comment zigera muri enye, kiraho n'ifoto y'umwana mvuga ati umwana wacu ni muzima witwicira umwana. Yego. Abantu bose famille yose yasaze bose bagutse umwana yapfuye kandi umwana wacu ariho. Ariko kare wenda inyuma ya kamera wari wambwiye ngo Irene we yarumvise arabisiba cyane we ni igitutu yabonye yuko ibintu bikomeye. Ibintu ari gushyigikira bidashoboka. Ejo twamagaye umunyamategeko turabimubwira ahamagara Rene. Rene aranga batereka njyewe nzisibe. Ibyo ntabwo twari tubisa tuzwi ko ari umwana we nta makuru dufite. Bamuhamagara inshuro ebyiri yanga kwitaba.
bivuze ngo uriya mugabo ni ikinyoma ari guhimba, uriya mwana si uwe, ntaho bahuriye, nta maraso ye, ntariko gutwicira umwana, nta nubwo y'amana ari uwo muri famiye yanyu ku buryo ntacyo dupfana nawe. ni uko yaje mwicaye agakunda umwana akamubona agashaka kwifotozanya nawe gusa. Banyarwanda muri kumva ukuntu ibintu biba bimeze.